DDK TV Gospel Show. natwe muri pate 1 ariko bibaye ngombwa yuko na pate 2 tuyigarukaho. Tugiye gukora rero pate 2 na Philippe. Ikiganiro twagiporonje rwose kiba kirekire cyane, ariko reka dushimire Imana yuko mukomeje kubana natwe ndetse mudahwema bya bindi byose bisabwa ku muhanzi. Wowe wicaye aho ngaho kuri screen yawe uri gukurikira Philippe, ndagusabye gira itafari uterekaho ku murimo w'Imana Philippe yiyemeje gukora. Mubwira uti wenda nta nubwo bigoye, ariko twiye tuganira n'abantu Philippe turavuga ngo kubera iki igihugu cyacu cy'u Rwanda gituwe na miliyoni zirenga 12, sibyo? Ibaze kimwe cya kabiri nibura gikanza akanyenyeri k'inote y'ijana, igiceri cy'ijana. Bakavuga bati Philippe tugiye kumutera inkunga y'igiceri cy'ijana. Oya, niyo kitaba cy'ijana niyo cyaba icyasenkanye. Yego, ariko abantu bakavuga bati tugiye gutera Philippe inkunga muri uyu murimo agira hava nahagera. Bene data, niyo mpamvu rero twashyizeho ngo wowe ubibona ute, wowe wabikora gute? Ese wowe ubikoze ubona bitakwemera nk'umukunzi w'indirimbo? Reka tureke tuve muri ya myumvire ivuga ngo nzumva indirimbo ariko ninyumva nzajya no kuyifata ku ba disque bana. Ntago n'icyo giceri cy'ijana cya mega kugita kuri Philippe mureba kuri YouTube channel ni ikibazo. Mureba mukurikira kugira ngo nawe agire views, agire ayo masaha, agere ku rwego by the way nawe yatera imbere mu bijyanye n'umurimo w'Imana cyane. Nsaba n'abantu badukurikira yuko bajya bagira inkunga badutera. Yego, kubera yuko ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo ngiye ubwanjye nzafate sound ira sound system yo ubwayo yonyine. Yego, mbaho ibintu byiza ihagarara amafaranga asaga miliyoni. Yego, YouTube channel yawe ngo abantu kugira ngo nkodeshe. Kandi abantu buriya nabo n'abantu baba bifuza cyangwa bakeneye. Iyo bamaze kumenya umuntu urumva nk'abo bose uri gushimira uvuga uti barambwira ngo courage. Kubera icyo umaze ayo mezi yongana gutyo nta gihangano uri kuduha kuri channel yawe? Icyo kibazo mbajije ni cyiza. Yego, muri iyi minsi ishize ninashyize kuri channel yanjye playlist kuko nayo imbere playlist y'indirimbo zanjye. Yego, ndavuga ngo babe bazireba mu gihe nari mpugiranye mu bindi, ariko ntabwo nicaye. Hari indirimbo ndimo gukora ivuga ku bukwe, akaba n'indi ivuga ku rukundo. Yego, indirimbo ebyiri ndi gukora Philippe mu gihe kidatinze rwose zirabaza bageze. nko mu gihe kingana kidutegereze nka like nk'ukwezi, amezi abiri, amezi abiri. Ntabwo amezi abiri agera ntabwo yashira. Kwezi kumwe kugihangano igihangano kiryoshye kiryoshye kizaryohera abantu kibanza gutegurwa. Yego, noneho kugira ngo kizagere ku bantu. Yego, kibaryohere. ni ukuri. Hari aho biba bikenewe ko niba ari saxophone ikenewe kujyamo ijyemo, niba ari guitar ijyemo, yego, niba ari piano nziza iryoshye ijyemo, yego, niba ari ababekinga bajyemo, ni ukuri, kugira ngo izaryohera abantu. Mwabyiyumviye rero Philippe nubwo yatinze ahambira. Reka twitege ibihangano bibiri, igihangano cy'ubukwe ndetse n'icy'urukundo. Philippe rero nubwo twahuye kandi ukaba uri kwihuta, ariko nkundira umpe akanalize gakeya ku bijyanye n'ubuhanzi ndetse n'abakurikira abo bahanzi. Kubera iki muri industry turimo y'ubuhanzi nta muhanzi urahaguruka ubona abahanzi barimo bararimba neza, muririmba neza, mubikora neza, ariko kubera iki ntawe uravuga ngo ubuhanzi mbifata nk'akazi, mbifata nk'umwuga wantunga anytime, utatuma nkufatanya n'ikindi kintu? Ku buryo ni iyihe mbogamizi ivuka ku buryo abahanzi barahari beza, hari ba Fanuel, hari ba Vumiliya, nawe Philippe, ariko ukabona nta muhanzi uza ngo abijyemo full time avuga ati bibe byamutunga. Ubibona ute wowe? ni iyihe mpamvu biteye? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye, ariko buriya itoro ryacu bishatse byanoroha.
ushatse kuvuga ko ariryo ritabishaka se cyangwa Eh. namba handi reka nishyire namwe nanjye nishyiremo cyangwa nitwe bahanzi oya ntabwo- cyangwa nimwe bahanzi mudashyira mu izo mbaraga reka hamwe. da ntabwo Yego. ikibazo ari abahanzi yego buriya ko turabanza no gushimira n'itorero aho bigeze yego kuko mu minsi yashize hari amatorero amwe umuhanzi atavugwa agakumva ko ari n'ikizira yego ariko bamaze kubona yuko tunashoboye aha ubu ngira ngo twebwe abahanzi hari ahantu tujya amakorari atajya urakoze cyane atajya yego ubu nkubwiye ngo hari imisozi imwe ya Gakenke wagiye utera nagiye ntera kandi bagiye batumiramo amakorari amwe y'i Kigali akananirwa kujyayo yego ariko ngewe nkavuga ngo ngewe n'umuryango wanjye turahagurutse tugiyeyo urakoze dufashe za moto ukagenda ukagera ahantu mu musozi ugafata moto y'ibihumbi 5 yesu ukawuterera ibihumbi 5 byo kukujyana moto ikagerayo ikanagutegereza kugira ngo ize kuko nta yindi moto nta yindi moto wabona waba uri kugarura icyo rero ni itorero ryacu nibyo natangiye mvuga ngo ndanabashimira yuko aho bigeze ko nabuze bamaze kubona yuko natwe hari icyo mwakora hari icyo mwashobora yego ngira ngo rero nanabasabe rwose badutere inkunga ni ukuri batube hafi bakomereze aho nk'uko babitangiye babone yuko dukeneye gushyigikirwa ni ukuri ngire ngo nk'uko uvuze ba Fanuweli ba Vumiriya ba Yvonne Uwase cyangwa Yvonne Uwase urabona ko ejo bundi yavuye mu Bubiligi yego harya ni mu Bubiligi bari mu Bubiligi yavuye ajya mu kindi gihugu kindi niba ari Muhorande hafi aho ngaho banakoranye n'indirimbo na Jarike barabibonye uvuga ngo iriya nayo ni intambwe ikomeye ntabwo rero mbere byemerwaga ko umuhanzi yajya kuririmba nta jambo yari afite ku itorero runaka ngo atumirwe yego ariko turashimira Imana yuko banemera yuko twakora igitaramo yego kuko ngira ngo hari ikintu kigeze kiba mu gitaramo cya Vumiriya hariya kuri Nirake yego umunyamakuru wa radiyo Umucyo aravuga abaza ikibazo atari ko kubera iki abahanzi b'abadivantiste badakura ngo bajye ejuru bamenyekane bamere nk'abambonyi bamere nk'aba iyihe mpamvu nk'abariya bandi batewe bose babira cyangwa mbese kiba ikintu kimutunze ariko nawe abikore ku buryo bigera ku rwego ruri hejuru ku buryo n'ubibona wese avuga ati wawu njyewe rwose rero ndasaba abayobozi batwumva b'itorero ryacu yego nk'uko turi abakozi b'itorero twumva icyo batubwiye yego natwe tuzajya tubasaba bajye batwumva kuko ubu biragoye kugira ngo umuhanzi yake igitaramo ku itorero biba bigoye cyane barakubwira ngo umwaka amasabato yose abapangiye hari isabato iba ari iya Mifemu yego hari isabato ya Jiya ngo Jiya yarabipangiye hari isabato y'abana buri cyiciro cyose ugasanga cyarapanze noneho ikindi haboneka ne occasion ikaba wenda ari igitaramo cy'inyubako cy'itorero ugasanga umuhanzi abuze icyerekezo aho afatira kandi nawe niki ni umukozi w'itorero ntabwo byaba bigaragara yuko wenda abahanzi nabo ubwabo ku giti cyabo batiha ako gaciro nk'uko uwo munyamakuru yavuze bati kubera iki bo batamenyekana kuko ndaramya Philippe uteguye ikintu kiri ku rwego ruri hejuru nibaza ko wabona abafani wababona ariko nanone uramutse utari mu murongo w'itorero yego abona no wataye inzira wataye inzira ndasaba buri muhanzi wese n'urimo kubitangira yego yuko wese agomba kugendera muri gahunda y'itorero nibyo kuva kuri A kugera kuri Z yego niyo bona nuko batakwemerera gukora igitaramo gendera muri gahunda y'itorero igihe nikigera bizemera kuko n'ubundi aho tugeze ntabwo byemerwaga ariko bimwe biragenda biza gahoro ngira ngo bizageraho byemera Philippe rero wakoze Imana iguhe umugisha twaganiriye ariko ako kantu nitwongera guhura tuzakaganireho cyane kuko njye ndi kubona ari intege nke ku bahanzi kuko nimba umuhanzi uririmba neza akaba akora n'ibintu abantu bakabikunda
ariko umunyamakuru akaba yavuga ati wa ibintu ko ari byiza kubera iki bitazamuka ngo bigere ku rugero. Njye nibaza ko byaba biri ku rugero ku kibazo ku babo bahanzi bakora ibyo ngibyo, kuko wenda ikimwe batabimurika ngo babimarekitinge bigere kure, sibyo? Cyangwa se bakaba ari abakristo abakunzi b'indirimbo muri rusange batabatera inkunga nk'uko wabanje kuvuga, kuko Philippe mu bushobozi bwawe ufite nubwo utagikomojeho, ntago ubushobozi ufite n'urugo ufite na famiye utunze, sibyo? Bizakorohera gutegura igitaramo cya miliyoni 5 ngo ugikore kiri kuri standard nziza. Sinzi ko ahantu sare nzakoreramo igitaramo, yego bone niyo itorero ryanyemerera batigikorere mu rusengero. Hari ibindi byinshi bizasabwa kugira ngo icya gitaramo kibe, kugira ngo kibe kiryohere abantu bagikurikiye. Ni ukuvuga ngo rero nyamuneka abantu mudukurikiye, mutwumva twasohoye igihangano mukatubona, mujye mutera inkunga bababe hafi dukure natwe tujye juru, kandi murabona ko tubategura ibintu byiza. Yego rwose. Mu by'ukuri twabasezeraniye yuko Philippe ari buririmba indirimbo yitwa Akana, kubera ko iminota yagiye araturimbira igice na chorus cyonyine, ariko mu by'ukuri ari gushaka akantu yagenderaho kugira ngo aturirimbire iyo ndirimbo neza. Nagira ngo sangize abakunzi ba Didike TV, niyo mpamvu tubabaha hafi, niyo mpamvu tubazanira abanzi batandukanye kugira ngo babe ibitekerezo, kandi namwe ni mu byumva bigiraho bibavana, kugira ngo uyu murimo turi gukora, ntabwo uyu murimo twawukora twenyine, birasaba imbaraga zawe, birasaba imbaraga zanjye, birasaba imbaraga z'umuhanzi, kugira ngo twese dushyire hamwe, noneho ibihangano byacu bitera imbere, umurimo turi gukora ugere kuri benshi, ugere ku isi yose. Nuko uzabigiramo uruhare, nanjye nkabigiramo uruhare. Niko Philippe ashoje avuga. Itorero muri rusange dufatanye, tugire icyo dukora kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Ndabona Philippe indirimbo ahari yayigezeho, reka adusangize igice na chorus cyo ndirimbo, ariko mbasaba ngo mujye kuri channel ya Philippe, araza gusoza tubwira ngo iyi ndirimbo ni ingi, araza gusoza tubwira channel y'amazina yayo, kugira ngo tumusange, dukore subscribe, like na comment. Mu by'ukuri Imana ikomeze kumuha umugisha cyane. Umwana ni ishema ry'umuryango, kandi ni ishema ry'igihugu. Umwana uturuka ku Uwiteka akwiriye kwitabwaho. Erega wowe mubyeyi, ni wowe wahanze amaso, nukora ibyiza azabikora, nukora n'ibibi abikore. Uramenye ntumubere ikigusha muri ubu buzima, mutoze inzira nziza azarinda yikuriramo. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye 8 gusa yayoboye imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kubaha Imana yo mu ijuru. Amen. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye 8 gusa yayoboye i Yerusalemu imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kubaha Imana yo mu ijuru.
mwabyumvise rero ni indirimbo nziza mu by'ukuri. mubyeyi menya neza ko akeneye ibirenze ibiryo, aragukeneye muhe umwanya akubwira icyifuzo cye. Erega ndakumwumva utazicuza mugenzi, kuko n'umutware ukomeye uzareba igihe adahari, urugo ruzama igisa n'umwije mukomeye cyane. Uri wese arasabwa kumwitaho uko bikwiye. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye 8 gusa yayoboye i Yerusalemu. Imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kubaha Imana yo mu ijuru. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye 8 gusa yayoboye i Yerusalemu. Imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kubaha Imana yo mu ijuru. Ngaho nimubiteho kuko ni impano nziza idasanzwe. Ngaho nimubiteho kuko ni impano nziza idasanzwe. Amena amena. Mwamwiyumviye rero, uyu yari Philippe. Twafashe umwanya urenga iminota 30 yose turi kuganira, kandi ndizera ko Philippe mumumenye kuri byinshi, mumenye byinshi bye, mumenye urugendo, mumenye uburyo yatangiye indirimbo muri covid, cyari igihe gikomeye kirwanije, ariko yabaye intwari, ararwana, asohora amafaranga, umutungo, byose kugira ngo abakunzi b'indirimbo, abakunzi b'ijambo ry'Imana mubashe kunyurwa no kumva ubutumwa bumurimo. Philippe rero turi gusoza, tugera ku musozo, wasoza ugira icyo ugeza ku bakunzi ba DDK, ubamenyesha channel yawe, amazina yayo, ndetse ubagira iki n'icyo basaba, ndetse usoze ubahana nimero yawe kuwagukenera uburyo yabasha kukubona mu by'ukuri muri rusange. Murakoze cyane bwana Didier. Yego. Ndashimira abakunzi ba DDK TV Gospel Show. Yes. Tubana muri byinshi bitandukanye. Yego. Ariko ndabasabye cyane kugira ngo mukunde iyi TV. Wow. Kuko ni TV ifite akazoza. Amen. Cyangwa se ifite ahazaza heza. Amen. Kuko itambutsa ibiganiro byiza kandi bikora ku mitima ya benshi. Amen. Rero mujye muyikunda cyane, ndetse uzajya abona ikiganiro cyatambutse kuri iyi TV ntukabyihererane, jya usangiza mugenzi wawe. Amen. Kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Amen. Kuko ubutumwa butambukaho ni ubutumwa bw'isanamitima, ubutumwa bwibwiriza butumwa. Ubwo rero ndasaba n'abantu b'abakunzi banjye yuko bajya bakurikira ibihangano byanjye kuri Ndagijimana Philippe Official. Yego. Ubwo ni kuri YouTube channel. Kuri Facebook naho ni Ndagijimana Philippe. Yego. Kuri X naho ndahari. Yego. Instagram naho ndahari Ndagijimana Philippe. Yego. Ikindi nimero ya telefone yanjye Yego.
07 8 8 8 07 8 3 4 4 10 10 30 30 07 yego 8 8 8 yego 4 yego 10 yego 30. nimero zoroshye cyane 4 10 30 83. ndibaza yuko nanjye ubwanjye wicaye aha nayifashe. ni ukuri nukenera Philippe haba mu ndirimbo haba mu bitaramo aratumirwa akajya kuririmba, kandi mwumvise ko afite indirimbo nziza zifite ubutumwa. mu mugane rwose mu mutumire. kandi ikindi uwifuza kuba yamutera inkunga akanyenyeri karemewe mu by'ukuri mumutera inkunga. nk'ubu afite projet ebyiri ari gukora. iyi ndirimbo muri studio nibura ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 50 yacuranzwe yagiyemo amagitari. icyo ni igiciro gito kiri hasi 50. ntabwo wajya gukora video ngo ujye munsi y'ibihumbi 200 nibura indirimbo. byibura 150 indirimbo niho yabasha kuboneka hatarimo imyambaro, hatarimo aho yakorewe, hatarimo buri kimwe cyose. urumva byibura indirimbo ihagarara 500 kugira ngo indirimbo ibashe kubisohotse. iyo rero isohotse abantu ntimuyikurikire, abantu nimukore subscribe, abantu nimukore like, burya nta nkunga muba muteye umuhanzi. nta handi avoma, aba yagiye mu byuya bye agakuramo ibyo bikeya, ubwo bushobozi bw'amafaranga butari bukeya akaba yakoze. nawe rero ukanze akanyenyeri ukavuga uti ngibi 5,000 ngibi 10,000 mwene data nshuti yanjye, gerageza ukure ujye juru, buriya ubu muteye inkunga ikomeye no mu ijuru. icyo kintu ubu uzakibukirwa. Imana rero ikomeze kutugira neza. Philippe turagushimiye kuba twabanye natwe muri uyu mwanya. murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane. murakoze cyane. Amen. DDK TV Gospel Show.